nkura n'umuhungu namukunze, ababyeyi banjye babyemera batabyemera ndamushaka byanze bikunze. Urabyumva? Ugasanga icyo kintu nicyo agize, ugasanga nk'umuhungu agiye kwerekana umukobwa iwabo yaramaze kumukunda, yaramaze kumwimariramo. Noneho yagenda kumwerekana iwabo ntibamukunde, kandi bakamubwira n'impamvu batamukunze. Umuhungu akavubwira ati mwebwe muri abaturage, mwebwe ntago muzi ibintu bigezweho, ngewe uyu mukobwa turakundana, byanze bikunze turashakana, mwabyemera mutabyemera uyu mukobwa nshakana nawe. Urabyumva? Bakagira gutya bagashakana, ababyeyi barabyanze, umubyeyi akanamubwira ati nge nta nubwo nzajya kugukwera, nta nubwo nzanaguherekeza. Umuhungu akadesida akarongora atanakoze n'ubukwe kubera ko ababyeyi be bagize gute, babyanze. Ariko nyuma yaho ngaho haza ibibazo, ariyo mpamvu mushaka kugira ngo mbigishe mwabasore muri kundira muri uyu mwanya. Reka mubwire ikintu, nugira gutyo ugashaka umukobwa ukavuga ati ngiye nkunda n'umukobwa, iwacu baramwanze, ariko nubwo bamwanze genda mukunda, ukabibwira n'umukobwa nawe akabyemera akumva ko agomba kubikora. Reka mbabwire ikintu, ubwo rugo rwanyu nta mugisha urimo. Ariyo mpamvu muzashakana byamara kugera ku ntuze mu mezi angahe, mu mwaka umwe, ubwo rugo rugasenyuka kubera ko ntago twigeze ruhabwa umugisha n'ababyeyi. Reka mubwire nawe ubwiye ati dure, arega iyo ushatse umuntu batumvamo batiyumvamo ababyeyi, nabo bumva nta mahoro bafite, barazi iwabo bakazi iwabo bikandagira. Umugore waba hari aho ngaho bari kuganira bakavuga umugore wa kana karahari, mumenye amagambo mugomba kuvuga, mumenye ibyo ugomba kuvuga, hari ibyo mutagomba kuvuga ahangaha. Rero kugira ngo ababyeyi bazabeho bameze gutyo bavuga ngo umugore wa kana karahari, mumenye ibyo ngomba kuvuga, cyangwa umugabo wa kana karahari muribuka neza, ese muzi uwo ari we, ese muzi haturuka, ese muzi uyu nguyu, memke ugasanga bari kuguma bikeka. Ni byiza rero niba ushaka kuzagira urugo rwiza, wa musore ndi kugana nawe, wa mukobwa ndi kugana nawe, gerageza kumva ababyeyi. Mu by'ukuri ababyeyi ntago bari kukubuza uriya mukobwa kubera ko batagukunda. No, baragukunda cyane, ndetse niyo mpamvu bari kukubuza kugira ngo ugende hari ahantu, kubera ko bazi ko hari ahantu hari danger. Urabyumva? Nawe wa mukobwa ntago ababyeyi bari kukubuza gushaka uriya musore kubera ko bakwanga. Oya, baragukunda, niyo mpamvu bari kukubuza kugenda hari ahantu kubera ko bazi icyo ushobora kuba wahurirayo nacyo. Ababyeyi barakubyaye, umubyeyi yakubyara baragukunda cyane. Nge narabyaye, nzi kugira umwana icyo ari cyo. Uzere ko uyu mwana gusuzuguye, wumva warira, wumva amarira yakwishe, ukarira mo imbere ukavuga ati Mana mbigenze gute, akuguza ayo marira. Murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga. Hello, amakuru yanyu muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza. Nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi marié, maze imyaka 14 nubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, niho Imana indindiye n'umuryango wanjye. Rero ndabashuhuje, nizere ko mumeze neza. Wa gatanu wagenze neza, ubu ngubu habaye saa 11:20 aho ndi gukora iyi video nonaha. So ubwo rero wa gatanu ugiye kurangira, nizere rero ko mwagize ibihe byiza cyane. Nkuko bisanzwe ndambabwira yuko mfite ibyo tuganira buri munsi, nababwiye tuko zajya nshobozwa nzaza nkore video ijyana n'uwo munsi ku byo twaganiyeho. Abantu tubana muri groupe, mfite groupe y'abasore n'inkumi, nkaba mfite groupe abasore n'inkumi bifuza kurushinga, nkaba mfite groupe yabubatse. Rero tugiye ibyo tuganiraho buri munsi. Rero uko nzajya nshobozwa nzaza namwe mbasangizeho abatari muri groupe, kubera ko ntago ari abantu bose bashaka kujya muri groupe. Ariko kuba byifuza rwose andika muri commentaire, wandike yuko wifuza kurushinga, uri umukobwa cyangwa uri umusore. Niba wubatse wandikeho ati nge ndubatse, mushyire muri groupe, ntacyo bitwaye. Turi kugerageza uko dushoboye ko ariko kose kubashyiramo buri muntu wari wese muri groupe akwiye kujyamo. Rero nimwandika mwibuke gushyiraho ibihugu,
mwibuke gushyiraho kode y'igihugu rwose birangora pe birangora iyo ngiye kubishyiramo ngiye ku giti cyanjye birangora kubera ko ngira abasista bajye bamfasha ariko iyo batabonetse akora ngiye mbishyiramo birangora kubera ko mba muri Amerika rero iyo mwashyizemo nomero zo muri Afrika ugashyiramo igice ntushyiraho kode y'igihugu birangora rwose birananira kubikora ariko mubigenje gutyo mwamumfashije cyane bikomeye so rero uyu munsi ndashaka kugira ngo mvuge ku kintu twaganiye uyu munsi ndashaka kuganira n'abasore n'inkumi wa musore uri kundeba wa mukobwa uri kundeba wifuza kurushinga nibo bantu ushaka kuganira nabo utifuza kurushinga we ntacyo bitwaye none aragende rwose ntacyo bitwaye uwifuza kuguma karyoshya ntacyo bitwaye ariko nta video mureba rero uyu munsi ni umunsi wo kuwa gatanu umunsi wo kuwa gatanu nigisha abasore n'inkumi uburyo bagomba kugira gute kubana n'imiryango bakomokamo impamvu mbigisha ibyo bintu ko bagomba kubana n'imiryango bakomokamo kubera ko namenya kubana na nyina wamubyaye neza akamenya kumenya na se wamubyaye n'abavandimwe neza azamenya nuko ugomba kuzajya kubana na babandi agomba kuzashakamo nababwiye ati ngiye njya kugira gukora izi video ntangira gukora ibintu kwigisha ibintu by'ingo nagiye mfata ku bintu biri gutera ibibazo mu ngo rero buri munsi nkahagirira topic tugomba kuganiraho mu by'ukuri abantu benshi bari kubakika abana b'abakobwa bari kubakika bakaryoherwa cyane abasore bari kubakika bakaryoherwa cyane ku buryo bari gukuramo ibintu byinshi cyane kandi bibafasha hanyuma rero iyo topic y'uyu munsi tugomba kuganiraho nagiraga nganirize n'umukobwa uri kundeba n'umusore uri kundeba wowe wifuza kurushinga wowe uvuga ati ndashaka kurushinga vuba cyane hariho ibintu ugomba kugenderaho ibi bintu nubugenderaho uzagira urugo rwiza kandi uzagira urugo ababyeyi babagendamo hariho abantu bubaka akumva ngo nahuye n'umukobwa namukunze muhura n'umuhungu namukunze ababyeyi banjye babyemera batabyemera ndamushaka byanze bikunze urabyumva ugasanga icyo kintu nicyo agize ugasanga nk'umuhungu agiye kwerekana umukobwa iwabo yaramaze kumukunda yaramaze kumwimariramo noneho yagenda kumwerekana iwabo ntibamukunde kandi bakamubwira n'impamvu batamukunze umuhungu akavugira ati mwebwe muri abaturage mwebwe ntabwo muzi ibintu bigezweho ngewe uyu mukobwa turakundana byanze bikunze turashakana mwabyemera mutabyemera uyu mukobwa nshakana nawe urabyumva bakagira gutya bagashakana ababyeyi barabyanze umubyeyi akanamubwira ati nge nta nubwo nzajya kugukwera nta nubwo nzanaguherekeza umuhungu akadesida akarongora atanakoze n'ubukwe kubera ko ababyeyi be bagize gute babyanze ariko nyuma y'aho ngaho haza ibibazo ariyo mpamvu mushaka kugira ngo mbigishe mwabasore muri kundira muri uyu mwanya reka mubwire ikintu nugira gutyo ugashaka umukobwa ukavuga ati ngiye nkunda n'umukobwa iwacu baramwanze ariko nubwo bamwanze genda mukunda ukabibwira n'umukobwa nawe akabyemera akumva ko agomba kubikora reka mbabwire ikintu ubwo rugo rwanyu nta mugisha urimo ariyo mpamvu muzashakana byamara kugera ku ntuze mu mezi angahe mu mwaka umwe ubwo rugo rugasenyuka kubera ko ntabwo twigeze ruhabwa umugisha n'ababyeyi reka mubwire nawe ubwiye ati kuri iyi si mu ijuru dufite imana twese dusenga ariko kuri iyi si imana yacu ya mbere n'ababyeyi bacu nutumvira umubyeyi hari umugani bajya baca mu kinyarwanda ngo utumviye se na nyina yumvira ijeri so amini ni umugani gutyo baca gutyo gusa ariko iminingi bifite icyo bisobanura niba umubyeyi akubwiye ati uyu mukobwa unzaniye ntago rwose ari kunyinjiramo kandi ibi nibi wenda ashobora no kukubwira ati aturuka hanaha ameze gutya bamuvuga gutya bimeze gutya warangiza ukavuga ati ntago ari wowe wamukunze ni ngiye namukunze reka mushake abenshi bari guhura n'ibyo bibazo mu ngo muri kino gihe ugasanga yashatse umukobwa iwabo batamwiyumvamo habe na gatoya akakora n'ubukwe n'ababyeyi ntibaza agashaka bagomba kumwambarira ariko ubu ngubu bari kurira mu myotsi rero mwabasore mwe n'inkumi ndi kubayagira ngo anere namwe ntabwo nshaka ko wa musore nawe uzamera gutyo natangiye kuza kubigisha hakiri kare kugira ngo muzavemwe abagabo beza niyo ntuze niyo ntego ya groupe ufite hariya kuri WhatsApp kuzavamwe abagabo beza kuzavamwe abagore beza nibo nshaka ndagira ngo mba training hakiri kare
namwe mutazagera mu rugo mukagira ibibazo. Wa mukobwa we nawe niba ukundanye n'umusore ukamujyana iwanyu bakamwanga, ntago biri ngombwa ko ugomba guforsa. Abantu bose babikoze bagize ibibazo mu ngo zabo. Ababyeyi baradesida, hariho umubyeyi, reka nkubwire ikintu, bajya babitanga abaheza nguni, hariho umubyeyi avuga ati narakubujije kugira ngo ushake hari ahantu, waragiye urahashaka, ntago nzaza mu kwe bwawe, sinzagusura, uzabyara sinzaguhemba, uzagira gute, kandi koko akabikora. Urabyumva? Akabikora koko ntaze kuguhemba, ukabyara umwana wa mbere ntaze kuguhemba, ukabyara umwana wa kabiri ntaze kuguhemba, umwana wa gatatu ukazarinda unabyara urangiza ugomba kubyara ataraza kukureba, ataranakandagira mu rugo rwawe, kubera ko yarakubujije urabyanga. Rero kugira ngo muha amahoro ababyeyi banyu, kandi nabo bisanzure, arega iyo ushatse umuntu batumvamo, batiyumvamo ababyeyi, nabo bumva nta mahoro bafite, barazi wabo bakazi wabo bikandagira. Umugore waba hari aho ngaho bari kuganira bakavuga umugore wa kana karahari, mumenye amagambo mugomba kuvuga, mumenye ibyo ugomba kuvuga, hari ibyo mutagomba kuvuga ahangaha. Rero kugira ngo ababyeyi bazabeho bameze gutyo bavuga ngo umugore wa kana karahari, mumenye ibyo ngomba kuvuga, cyangwa umugabo wa kana karahari, muribuka neza, ese muzi uwo ari we, ese muzi haturuka, ese muzi uyu nguyu, memke ugasanga bari kuguma bikeka. Ni byiza rero niba ushaka kuzagira urugo rwiza, wa musore ndi kugana nawe, wa mukobwa ndi kugana nawe, gerageza kumva ababyeyi. Mu by'ukuri ababyeyi ntago bari kukubuza uriya mukobwa kubera ko batagukunda. No, baragukunda cyane, ndetse niyo mpamvu bari kukubuza kugira ngo ugende hari ahantu, kubera ko bazi ko hari ahantu hari danger. Urabyumva? Nawe wa mukobwa we ntago ababyeyi bari kukubuza gushaka uriya musore kubera ko bakwanga. Oya, baragukunda, niyo mpamvu bari kukubuza kugenda hari ahantu kubera ko bazi icyo ushobora kuba wahurirayo nacyo. Ababyeyi barakubyaye, umubyeyi yakubyara baragukunda cyane. Nge narabyaye, nzi kugira umwana icyo ari cyo. Uzere ko uyu mwana gusuzuguye, wumva warira, wumva amarira yakwishe, ukarira mo imbere ukavuga ati Mana mbigenze gute. Akubguza ayo marira ubuhaye umubyeyi. Umubyeyi adashobora kuzaza kukureba mu rugo iwawe, umubyeyi atazaza kugira ngo aterure abuzukuru be, ni ikibazo gikomeye cyane. Rero mwabasore mwe muri kundera muri uyu mwanya, niba ushaka kugira urugo rwiza, urugo rwawe ukazaba ari rwiza cyane, umvikana n'ababyeyi bawe mubiganireho. Niba utaragira uwo ushaka, tangira ujye uganiriza ababyeyi, ubabaze, uvuga ati se mama papa urashaka ko nzashaka hagana he, muzashaka ko nzashaka umeze gute, ese murashaka ko bizagenda gute. Utangira ujye ubaganiriza hakiri kare. Ariko wowe wamaze kwinjira mu rukundo bakaba bari kukubuza, bihagarike. Urabyumva neza? Imana rero komeze kubaha umugisha. Nizere ko hari icyo mukuyemo abasore n'inkumi muri uyu mwanya. Abashaka kujya muri groupe nimwandike muri commentaire, ndaza kubashyira muri groupe. Imana ikomeze kubaha umugisha, ndabakunda. Bye bye.